Ntabwo nkunda kuvuga kabiri nsubira mu bintu nkaho bitumvikanye. Uranera umuhwengura imfubyi niwe pfubyi yonyine mu gihugu. Napfubyi yonyine mu gihugu. Ibyo nagufashije nibike kujya kunsuzugura. Ibyo nagufashije cyo kujya kunyangiriza ibyanjye. Winkaraba ufite ukujya. Ujya mu mwobo cyangwa ujye mu gihugu. Nakubwiye ngo ujye mu mwobo niba naho ufite ho kujya. Nduru Valentina bararunerereje. Wirirgunera muhwengura imfubyi wajya ngo sona nyoko ninjye wabishe. Njye nishe skona nyoko. Basi reka nkure nari guhe. Nahamye mfite uko. Ntabwo nyigukeneye hano. Byarangiye njye kandi iyo nafashe umwanzuro mba nawe n'umugabo wanjye arabizi. Nanubwo yanamvugira nanubwo yanamvuguruza. Nise ubwoko Rudovi urakuriza umwitongo umwotsi w'itabi nta n'ikintu ngiye nashyize no mu nda. Yewe ntabwo njya nerinda namwe ibi byuma utayitera se umwana nwite ntago ari uwawe. Nanga zanjye zabaye amazi mare ntabwo njya nerinda ngira. Wewe ntabwo uri muzima mare. Ntabwo ndi muzima se wanjyanye kwa muganga usanga ngiye nari muzima ntabwo ndi muzima nyine kubera ko nwite. Ngwino tugende ngiye ngwino tugende. Ibyo byabaye byiza. Nashyize hano gutya ndabona ibyo biri kugaragara neza. Valentine, kanuja. Yego. Narinde gukora amasuko. Kako kubaza kwitereka. Ukicara ku meza yanjye. Amasuku yakora wicaye ku meza yanjye. Valentina. Garuka Valentine. Se Valentine. Hajya uhembwa kuri ingahera. Nejo bundi ni kuri 30. Ko nzaguhemba. Kuzamemba. Akuriruka ko nagukase 10 urabyibuka. Ibirahure byanjye wamenye. Mwese uko kumabuje ko ari nk'impanuka yambayeho kuko. Riraryo narari gukase. Mwajye mumenya ko umuntu abakina amafaranga n'ukuri nari nana yabariye. Niyo nzaguhemba nagurira 10 ririmo sibyo? Basi mbabarira uzayamereze cyangwa se ungateho nk'igihumbi ujye ugenda ungateye. Nagukarume dore nuko kunsuzugura kose kwicara ku meza. Hanyuma kino kirabwo kiraha gisubizaho kigomba kuba. Nari kubona hari ibyo byagaragara neza. Ese ni wowe unekerereza inzu yawe ko igomba kubimeza. Nabonaga bimeze ko bishagaraye. Yewe nkora birajagaraye. Bitari bimeze neza nuko nari kugira ngo ndebe ko hano ka. Nako gakore neza koko hejuru kashireho neza. Gutya. Kugira ngo gakuraho bise nabi nazagura ako kumeza nibo nari ngomba. Sibyo urabizi nako njya ngufatana. Nako njya ngufata nabi. Ntabwo mfata nabaye ariko nyine mbabarira ari amafaranga basi uzamuriho 500 cyangwa se 800 mu bihumbi 10 nkoraho 800 nyine buri kwezi ujye ugenda ukora 800 Valentine koko se Valentine ndi kumaze kubinkumi nta n'umugabo kurambagiza oya gusa nyine hari umuhungu twakundanye kera nyine bamucyaro nyine kanice tuganire mpawe ushaka ko tuganira Valentine ugira ura rero umurera amakosa ko nkayo yigo ko ukuntu niyo mpamvu ukuri ugomba no kuzambara yari cyo tubifite nta mico benda kubona buriya ni wacu bari bazi ko ndi umwana mwiza nitonda nyine ngenda bizi naje ko ndi umwana mwiza
nanjye kugutera story rero hari agahungu kigeze kuntereta nyine kiwacu mu cyaro none nyine akajya abwira ngo nyine ngo ndi mwiza nibwo cyagira rero wahise unzana nyine barambwira ngo hari umumabuje ngo Kigali nyine ngo wandangiye akazi ngo nzaze gukora nyine nitanze ariko nyine umuhungu niba yaranyatse yitwa Jean Pierre ariko uriya mugore wakundangiye ni igishitani uziko nyuma yuko uje kubibona situmanye hake tugiye kumara imyaka 3 nyuma yuko amasikurikana nk'abakozi 10 gumarangi doka nkubwire ngiye hano nzahaguma nesere bumaze no kubyibuharira neza inyama za buri munsi abayaga kumepe hanyuma so umusore muravugana Jean Pierre rero umva nyine cyaje nkubwira ko fone yanjye yapfuye yamenetsemo amazi ndikoza hari ibyombo kuva icyo gihe Jean Pierre niba menya yaranyanze ariko kuko nago yariyongera kumamagara na fone yanjye yarapfuye na nubwo igaragara nyine niyo mpamvu ndi kugira ngo turadufaranga nyine uzatume nzayikoreshemo 10,000 fone yanjye barambwiye gukaza 10,000 oya nabanyiyago kaza nana eriguru umuntu mwiza mabuja none wemeye ko tunaganira kamubwira ubundi ahantu hose nakoze ahanga niho maze igihe kirekire ahandi namagaye ukwezi nkabara kimabuja ni kibi no kwisura ni kibi kigira umutima mubi ariko uri mwiza ugira umutima mwiza none wanze no kuyankata nukumasha Imana izagumugisha ko kandi gutinda ku kazi imodoka yanjye mwayogeje zamu yayoze zamu sesamo we muhemberi kanje kumubwira yoza igira vuba mufatanya ahubwo muyose vuba ngere kanje kozamo imbere none we yoze inyuma sibyo se nzakubera no kumuranga muranga uzaba marene ya nawe irenge ubungubu mabuja wawe marene mabuja nyine kubera ko uri mwiza sibyo kandi njya numva ngo abantu bashaka abamarene nyine beza none wowe uri mwiza ufite n'umutima mwiza uzambera marene uri kuvuga ibya marene n'umusore utaramuzi uzambera nyine Jean Pierre sikwanyanze uzambera umuranga aba kuranga ko iki gihe biragoye nacyo genda uzabona uwawe nago uzandagira uzandagira tuzareba mukobwa mabusha niyo mpamvu mukunda man uri umwana mwiza none ukamanze ngushakira ikintu cyo kunywa sibyo nakubwira turakubera do warampfumuye man nacyo tamoreye man Imana igiye umugisha sibyo ndaje Valentine we Valentine amabono yaraje ega ndi kurya neza mabusha ahubwo sinzi umuntu ko kwitaho hanyuma iyo modoka ndebera bwira zamu bwira zamu wabwiye zamu sarebira modoka nari mubwiye ariko mabusha ngo wagenda nta kintu maze nabaye n'umusirimu nsigaye nzi no gufatira kuri iki kintu mana yanjye Valentine nujya uhinduka mabusha nyine muryoherwe kare mbingikiza hariya cyangwa nkuzane agatebe udushyireho yamfasha mabusha mbabura ndakwingiza mbabura nukuri kudamaze ndekura mabusha akuzuka naye nakuretse ukitereka mabusha nukuri kwimana nago nabishakaga dore iyi ntebe iranyishana ku mavi nanda Valentine ushaka kunkora mu mutwe nago nukuri nago nagukora mubabarira ikosa rya mbere ukarenza hirindi reba ujye kuyikuramo ujye kuguterera ipasi ndakwingiza ndabigira vuba vuba uratera ipasi umenyeho Joyce uziko Joyce iva mu mwe uziko yari baze hari ikinaga ari igitenge igitenge iki gicuza amafaranga kigura mbabura nungire uzi amafaranga ino baze igura nago mbizi uziko ukuntu yamenze nago nanjye akaguru karavunitse ahubwo reka tugende nanjye njye kumukora kame kavunitse se utaguye akuri mu bicinge urimo kungira injiji ngende injiji ngekanye ubwenge nawe oya nukuri urabundusha hose kuki umuntu abareka mwarangiza mukigira ibihwinini ngareba baze yanjye wishe ngwino tugende njye gutera ubingiye kwijugunya nukuri urabizi ndagukunda naguna kuno batoba hejuru ibintu ukoze na nifitiye inama ngiyemo y'akazi business zanjye ziri gupfa kubera wowe imodoka nuba wanarebye niba yogeshe kandi nayo gushinze ngo ujye ureba ko zamuyogesha imodoka nitegura imodoka yogeshe impita ngenda baze yanjye ndambaye Satani nawe n'umugome yakuntu ari ukumbwira neza ngiye kuyoza mu imbere Satani no kubwiye ngo umeneho ni utumye
uguye hehe se ko naho uguye ukaguru kanjye karanavunitse bana guteka mutwe Valentine kwanza ndakwirukana nshakunda umaze kumenya mbabarira ndakwingize mabuje ntabwo wanyirukana ntabwo wanyirukana ntabwo wanyirukana wino bato umaze kumenya ntabwo nkunda abantu bamenyera sibyo twabanye neza ndenda gwihanganira ibintu byinshi ukora ntabwo wanyirukana ubuzuru genda gufata neza numva guzanava hano naragushingiye nawe urakunze mbona urumwana ariko umaze kumenya abakozi mugira akanyaro mukamenyera abanyokobuja mabuje ntabwo wanyirukana nizere kuri kubeshya ntabwo nyina ako kanyaro kawe umaze no kuba mukuru umaze no kubungura wagira ngo nawe uri umugore sinzi n'ibintu ubamo nukuri kwimana ntabwo njye nava muri iyi nzu mabuje ino nzu se warayiguze ino nzu se ni yawe ni iya se ni iya nyoko Umukozi utangiye no kumbwira ko ababyeyi banjye barapfuye bose none ndebera hari n'umwe nishemo hari n'umwe nishemo gutwara batoba ntabwo muri iyi nzu nukuri kwimana nakoje ino nzu ni iya sko yasize ntabwo ari iya papa wanjye yarapfuye none upfuko nuri kumunyibutsa uri no kuntera agahinda umaze no kunyirwa yapfuye agusigiye iki kuburyo ko wiziringa mu nzu yanjye ukanyiziringa ntabwo nzahora nkwishingiye iyi basi urayingurira iyi basi urayingurira ntabwo nyirinyoko busha guhera aka kanya nzokera mu nzu ndashaka undi mukozi Valentina simvuge kabiri mvuge rimwe ntabwo nkunda kuvuga kabiri nsubira mu bintu nkaho bitumvikanye uranera umuhwenguriye imfubyi niwe mfubyi yonyine mu gihugu Nopfu byonyine mu gihugu. Ibyo nagufashije ni bike kuburyo unsuzugura. Ibyo nagufashije bike kuburyo kunyangiriza ibyanjye. Nakwashije no bazura yigura. Kwanja kwishugunyura yigura. Urayigura. Awe, uri kuririra nde? Ndakwigenze. Reka nkure ndira ayo masa akoboke nago nitaye kumarira yawe. Nago nitaye kwisase muri kunera. Nago nitaye namuhe ngo ufitiye urumva izo iwanyu batakugiriye nge naga njye uzigufitiye siko na nyoko ko baguhaye suri kurira uri kuririra abashobori ni nana ufite ukujya mu mwobo cyangwa ujye mu gihugu nakubwiye ngo ujye mu mwobo niba naho ufite ho kujya Nduru Valentina bararunerereje nakubwiye ujye mu mwobo naga imyaka 3 yose nyimaze nkwihanganira utangiye no kujya unyangiriza ibyanjye waransuzuguye wanyifatiye urumva ngura umuntu mwiza iki uziko nge nagira umujinya se uziko byukura nabibona akugira ngo ugumi wanjye nejo uzanzana n'inda y'ibinyendaro ugira ute wirirgunera muhwengura imfubyi wajya ngo sona nyoko nge wabishe nge nishe siko na nyoko urengize kwiyo nge nyine nishe siko na nyoko kuki kuza kunera impuhwe mazi wikomeza kuvuga ko ababyeyi banje Frantu maze ko nyifatira Valentina wakimara we kombizi ko umuntu mwiza Mbashatse nabishitani ndi umuntu mwiza ariko nayo mbishatse mbishitani mbishita basi reka nkure nari guhera na hamwe mfite uko ntabwo nyigukeneye hano byarangiye ngiye kandi iyo nafashe umwanzuro mba nawe n'umugabo wanjye arabizi nanubwo yanamvugira nanubwo yanamvuguruza urumva akazi kanjye urakishe ariko nacyo gapfe nawe uva hano sibyo baze yanjye urayishe ariko nayo ipfa uva hano mvira mu rugo Shamba mbera riri aho ndamashana kanyu ndaje mama satu uranyiruka taha mvira mu rugo soka hano bare 3
watumutse icyumba zawe zose wabyutse ako waretse nk'iryamira maniga maniga twe ntabwo ubona ko umuntu yaje no kugusura bire n'ikintu wibwira umuzaniye ikintu cyo kurya muzanira ikintu cyo kurya ako bro wagiye ukurarenga aho ngaho mani mbese njye urabona nihaye iki bro ubundi aha ni mu buzima bwose kano niko kavoma kanjye mba mu buzima bwanjye bwose nizo ko twahuraga ngiye guhamvuye kwa mabuja nkabona nyine uri umusore mwiza usa neza ni hano waba uvuye gusa neza no kuryama ni ibintu bibi bitandukanye mani nese ubundi uragendwa n'iki bro burya unywa n'itabi ibyo birakureba se bro nese ubwoko rudovi urakuriza umwitongo umwotsi w'itabi nta n'ikintu ngiye nashyize no mu nda ubundi wagiye no kwicakira n'akabombo ka senkanya nese vipu ubundi ko mbona wanyinjiriye mu kavuyo nyiri banze na nyine wowe na rwanagire n'umuntu muwe n'undi ko twari inshuti se nkaho urakomeza kumbwira ngo we nagutera inda kuki wanjyanye wowe ukajya kuyinera n'ibye ntabwo uri buhave yewe ntago nera inda tugenda ahubwo tugende no gute udatera inda kandi warayineye wowe watera inda wanyweye ibi byuma wowe ngeze ibyo urabimbwira kubera ko ibyuma byinshi nanga zanjye zabaye amazi akuze wagihuguwe kuki uri ikigome wa Rudoviko we je ntago nera inda undi niba wanduze kutayitera uyureka kunjyana muri kariya gashyamba yewe ntago njya nera inda namwe ibi byuma utayitera se umwana nwite ntago ari uwawe n'uwawe ni wowe wenyine twanaryamanye kuko ni nawe twari tuziranye hano mu bizi karutse kuva namaramo imyaka 3 nanga zanjye zabaye amazi mane ntago njya nera inda ngewe zabaye amazi wagiye kuzipimisha wowe ndakwiyamye mane ahubwo ngino tugende kwa nuza kwa mudugudu tugende tubabwire baze mazima byo baca ngo Rudoviko naho ndeka wiyamye nje ntago njya nera inda Rudoviko waje tukagenda ngwino tugende genda nagufata naho ngiye uri bugende ngwino tugende uranamfata ndagufata tugende na telefone yanjye kangende nyibite uzayikoresha nako wowe akuba muzima ma murabona se ndi umusazi ngewe tugende haguruka ahubwo tugende ndakwiyamye Wandetse. shire nyoko mane nyokoze ndakwiyamye kandi ntabwo ngende buve hano ngwino tugende ngwino we ntabwo uri muzima mane ntabwo ndi muzima se wanjyanye kwa muganga usanga njye nari muzima ntabwo ndi muzima nyine kubera ko nwite ngwino tugende ntabwo njye n'ikigo ntangonyera umugore tugaserera se nyine ndabijugunya ngwino tugende akuba muzima mane ngwino ariko ngwino njye ntabwo ndi bugusige ngwino tugende akuzi waje ngwino ariko umva mubwire kuguhanye kugenda ngiye kugwanya karitasi waje wowe tukagenda tonyine banduye n'ubuzima ndimo ngiye gushyiraho undi muzigo ndanakwiye warungwe nta kibuye kiri hano umunyemunyice ngwino tugenda ariko ngwino tugenda ariko ubigeze umunange cyangwa ngiye nigendere nipfire
bose baravuka abantu bose bakamwanga baranyanze abantu bose ariko mwana humura tuzaba ese bose kuko mana yanjye bambose aho nabaga hari icyo amarira basi mpamagaye ndebe ko basi nabona n'iki kugura iki kigoma cy'umwana dore ngo biba byoroshye mabuja wanjye yari indyandya nubwo nabibona pe mana ndagusabye mana wowe ugira imbabazi ndagusabye uyu muntu amfate alo muraho neza yego bose ni Valentina uranyibuka niba wakoreraga aho ngaho ndakwibuka cyane bose nyine nagize ikibazo naguhamagaye ngira ngo umfashe cyagiye mvuye aho ngaho nahuye n'ikibazo rero kubera ko mabuja yari yanyirukanye n'ahandi hantu ufite ho kujya kandi noneho nta n'umuntu nari nateguje ko ndi buze rero ubwo ndagenda ngirimura n'ikibazo rero hashize igihe nyuma nza kumenya ko ntwite kandi ubu ndi mu buzima bubi nta kintu ufite nagira ngo habaye hari ikintu nyine wandusha wamfasha kugira ndebe ko hari nicyo nafasha nanjye namarira umwana ndi hafi kubyara nkareba ko hari n'ikigoma namugurira urenda kubyara yo mwihangane ndumva bitoroshye ariko ntabwo uri umuntu yahita yirengagiza imyaka wari ukoze mu rugo irahagije ngiye koherezaho ubufasha wenda nk'ibihumbi 500 mbese ukubeshya noneho wenda igihe uzabyara uzabona uko urera umwana ubone n'uko wenda ubuzima wabukurikirana nta kibazo ibihumbi 100 200 300 500 yego yesuwe imana iba umugisha no kuri kw'Imana imana dusubiza umukuye cyane murakoze cyane ahubwo iyi nimero niyo ukoresha kuri mobile money ko ntari ifite ni iyi ngiyi ni nimero rwose nguhamagaje